Reka nongere mbasuze bene data, Uwiteka bishimire kandi Uwiteka bamugisha. Nongeye kugera imbere ya kamera z'Irembo ry'Ijuru TV, aho tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ijambo Imana ashyize ku mutima, ijambo ry'ubuhanuzi rigusubizamo imbaraga. Intego y'iri jambo iravuga ngo ntago Imana izereka ibirori abapfuye, ahubwo wowe ukiriho niwe izereka ibirori. Iyi ni Irembo ry'Ijuru TV, kora subscribe urushaho kubana natwe, Imana izakugira neza. Reka dusenge maze dutangire twumve icyo Imana idushakaho. Ibyo Imana igushakaho ni byiza cyane, ibyo Imana igushakaho ni iby'imbaraga mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe tujye kumva ijambo ryawe. Duhe kumva no kumvira ndetse no gukomera mu ijambo ryawe. Ubwo umwanzi adahwema dahatanye ijuru kutwambura ijambo n'icyo dushakaho, wowe dushyire mu mahema yawe. Biravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose, azama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni uri ubuhungiro bwanjye, uri ubuhungiro bwacu, uri igihome cyacu ku manywa na nijoro. Ngwino urengera ababyeyi, ngwino urengera abakobwa, ngwino urengera abapapa. Amen. Twisenze twizeye ko ushobora byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Nkuzana ijambo rivuga ngo Imana ntizereka ibitangaza abapfuye, aho ko Imana izereka ibitangaza wowe ukiriho mu izina rya Yesu. Imana iziyereka wowe ukiriho, Imana iziyereka wowe ukirimo urasenga, Imana iziyereka wowe ukirimo urayishaka mu izina rya Yesu. Reka dusome Zaburi ya 88 duhere ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 13, ibindi Yesu atugirire neza. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro. Amen. Hari igihe abakristo dusenga ariko ntitubone ineza y'Imana. Mu maso hacu harimo harananurwa n'umubabaro, agahinda n'imibabaro n'ishavu byinshi, mbega bigatuma tutagera aho Imana ishaka. Amen. Ariko Imana iteguye kutugira neza mu izina rya Yesu. 12 haranditse ngo 11 handitse ngo mbese uzereka abapfuye ibitangaza, ibicucu bizazuka bigushime. Rero nkubwire ngo Imana igiye gukorera igitangaza wowe kiriho. Niwo uzazuka, niwo uzavuga imirimo y'Imana, niwo uzavuga iby'Imana ikora, niwo uzavuga iby'Imana ishoboye. Haleluya. Niyo mpamvu Imana igiye gukora igikomeye. Niyo mpamvu nimba hari ubuze umwana, Imana iguha umwana ukavuga ati ni njyewe warabuze umwana. Imana yegeze yiyereka Hana, iramubwira ati wowe Hana, nubwo bizari bikomeye, nubwo byari bimaze igihe kirekire, ntabwo abana nzabavugira ikuzimu, ntabwo abana nzaberekanira ikuzimu, ahubwo nzaberekanira mu isi. Mwebwe mukiriho mushimwe, abazifatanya nawe mu gushima yuko naguhaye umwana. Uyu mwana nakugeraho ntabwo ari wowe uzashima gusa, ahubwo n'abantu bose bazahura nawe bazashima. Amen. Abantu bahuye na Samweli umutambyi wahuje ubwami bw'Imana akabuza n'ingoma y'isi. Amen. Mutambyi ukomeye ari we wimitse Sawuli, yabonye ineza y'Imana, Abisirayeli baramupfukamiye. Ndajya nkubwire ngo Imana ikoze igitangaza kiza kiruta iby'abandi. Nubwo wasenga ukabona Imana itarimo iragusubiza, ndajya nkubwire ngo twabonye Imana isubiza, twabonye Imana ikora, twabonye Imana ikorera abantu ibintu bitangaje, tubona Imana ihindura ibihe, tubona Imana itanga urubyaro, tubona Imana ikura abantu mu bukene, tubona Imana yambika. Ndajya nkubwire ngo nubwo nabizaba bikomeye, iby'Imana izagukora bizaba bitandukanye n'iby'abandi. Tubona Imana ikorera abantu abakwe, ikorera abantu ubukwe badafite hepfo na ruguru, nta nzira, ntaho kunyura. Ariko Uwiteka kuko yavuze ijambo ngo ntabwo nzereka abapfuye ibitangaza, ntabwo abapfuye aribo bazazuka banshime. Vuga ngo ngiye gukora imirimo n'ibitangaza. Uwiteka yiteguye kugukora imirimo n'ibitangaza. Uwiteka yiteguye kukubakira wowe, Uwiteka yiteguye kukurwanirira, Uwiteka yiteguye kukuneshereza, Uwiteka yiteguye kugushyigikira kuko ariko abishaka mu izina rya Yesu. Reka dusome 12 nawe kumva ukuntu havuga na 13. Amen. 12 haravuga ngo imbabazi zawe zizavugirwa ikuzimu. Ntabwo imbabazi z'Imana zizavugirwa ikuzimu, ntabwo imbabazi z'Imana zizigira zivugirwa ikuzimu na rimwe, aho ko imbabazi z'Imana zizavugirwa ku bari mu isi. Imbabazi z'Imana zizavugirwa kuri wowe, imbabazi z'Imana zizagaragara kuri wowe, imbaraga z'Imana zizagaragara kuri wowe. Iyo wari umukene, Uwiteka yaguha amafaranga, imbaraga z'Imana ziba zigaragaye, n'imbabazi z'Imana ziba zigaragaye. Haleluya. Kristo yaraje kugira ngo aducungure, adushyireho imbabazi ziwe zitugereho, acungure n'abapfuye bizeye yuko ariho, bizeye yuko Kristo azaza. Guhera mu gitabo cy'Itangiriro kugeza mu byahishuwe harimo haravugwamo Kristo.
nta yindi gahunda yarimo, ni Kristo wari ukwiye kuza, yaraje. Ubu ngubu mu bitabo byahishuwe mu isezerano rishya dutegereje kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko Kristo isezerano ryake ryavugaga ko Kristo agiye kuza, Kristo arangije araza, aho karatubwira ngo singiye ahubwo nzagaruka nje kureba iki, nzagaruka nje kukujyana, nzagaruka nje kubajyana, mwebwe nari nje gucungura. Haleluya. Twiteguye kugaruka kwa Yesu Kristo, twiteguye kugaruka kwa Yesu Kristo, ariko Kristo naza agarutse tuzasa nawe. Haleluya. Nubwo tutarahishurwa, nubwo abanyamahanga batatuzi, ariko Kristo nagaruka bazabimenya. Igihe cy'itorero rigiye, niyo mpamvu imbabazi z'Imana zitazavugirwa ikuzimu. Vuga ngo wa wundi yapfuye ngo kubera ko yapfuye ngo nibwo azongera kubatizwa. Oya, wa wundi yapfuye ngo nibwo azahindura ibintu. Ahubwo wowe ukiriho ni wowe ukwiriye kwakira imbabazi z'Imana, ni wowe ukwiriye kubona imirimo y'Imana, ni wowe ukwiriye kubona igitangaza k'Imana, ni wowe ukwiriye kubona guhindura kw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kukuneshereza. Muri byo bivuze ngo jya umuhanga amaso ku manywa na nijoro, hanga Uwiteka amaso. Ni umunyembabazi nyinshi, ni umunyacyubahiro cyinshi, ashoboye byose, yiteguye kukurwana no kukuneshereza. Weba amaso gusa umutegereze, araje abihindure mu izina rya Yesu. 13 avuze ngo ibitangaza byawe bizamenyekanira mu mwijima, gukiranuka kwawe kuzamenyekanira mu gihugu kibagiza. Ntago ariko bizagenda. Ibitangaza by'Imana bikorera mu isi. Imana ikorera ibitangaza mu isi. Yesu yazuriye abantu mu isi. Yesu yagendanaga kwizera guhambaye, kandi Yesu yakizaga mu buryo butangaje. Reka nkubwire ngo mama, nubwo Imana yagiye itabara bamwe mu buryo bumwe, Kristo ntagakora mu buryo bumwe. Niyo mpamvu ibintu bye bitamenyerwa. Nubwo abandi baba yarasenze agashaka agahita abyara, wowe ugasenga ugashaka ntuhita ubyara, ntari etape yawe Imana yakugeneye. Nawe Imana izagutabara mu bundi buryo. Nubwo wamara imyaka 10, niyo wamara 15, biravuga ngo icyo yanditse yaracyanditse, nta mpamvu yo kugihindura. Nta Satani ntabwo yagihindura. Nubwo uyu munsi waba udafite amafaranga, ndagira nkubwira ngo nubwo ubundi yaba yarakoze akabona amafaranga, hari igitangaza Imana izarema, hari indi nzira uzacamo. Nubwo umwe yaba yaraboneye amafaranga mu bucuruzi, hari iyindi nzira Yesu yaca, nawe ukabona ugiye mu kazi gakora umushahara bikagenda neza. Haleluya. Kristo ntabwo yatabaraga abantu mu buryo bumwe. Yesu yajyaga gukiza abantu, yajyaga guhumura impumyi. Imwe yatobye akonda ayikora ku maso, yindi ageze ku kidendezi bwe ngo kwizera kwa kuragukishije. Uwiteka akora igitangaza atanze uko ubumuga bwawe bungana. Si ubumuga bwawe bumeze bute? Ikibazo cyawe kimeze gite? Haleluya. Banza umenye ikibazo cyawe, maze ubwire Yesu, umubwire byose. Arakunda, afasha abashavuye. Wizere ijambo rye. Haleluya. Kuri kwizera ijambo rya Yesu Kristo, ukwiye kwizera ubuntu bwa Kristo. Agiye gukora igitangaza. Nubwo waba warakoze bigakunda, hari izindi nzira Yesu yaca. Elisa kageze k'ikereti kamaze gukama, amubwira ngo hari umupfakazi, egera hariya hirya maze nkora imirimo n'ibitangaza. Nubwo waba baracuruze bikarangira, ariko Uwiteka ajya kugarukaho. Uwiteka yongera kugarukaho mu buzima bwawe. Uwiteka yongera kuneshereza. Nubwo urwo rwaba rwarasenyutse, ariko Uwiteka ajya yongera akarwubaka rugakomera. Nubwo rwaba rutararwubakwa, ariko Uwiteka ajya yubaka urugo rugakomera. Witinzwa n'amasezerano, wihangayikishwa n'amasezerano. Ndagira nkubwire ngo ineza y'Imana izavugirwa kuri wowe. Ni wowe uzavuga imirimo n'ibitangaza, ni wowe uzavuga iby'Imana igiye gukora, ni wowe uzavuga iby'Imana ikoze, kuko ari Imana ishobora byose. Haleluya. Ntabwo umuntu uri kuzima azazuka ashima Imana ngo yampaye umugabo. Ntabwo bishoboka. Ntabwo umuntu wapfuye azazuka avuga ngo Imana yankoreye ubukwe. Ntabwo bishoboka. Ntabwo umuntu wapfuye azavuga ngo Imana yampaye imodoka. Hoya, ntabwo bishoboka. Haleluya, haleluya. Wowe ukiriho, jya umuhanga amaso ku manywa na nijoro, hajya arinda umutumbiriye. Wowe ukiriho, mutegereze wihangane. Uwiteka ari bugufi, arahari kugira ngo akugirire neza. Unyemerere dusenge, maze Uwiteka akugirire neza, maze agucira inzira. Waba ufite ikibazo, reka dusenge. Niba ufite uburwayi, tubusengere, Kristo aragukiza. Ntago abapfuye ariko bazazuka ngo bashime. Wowe ukiriho n'Uwiteka yiteguye gukiza. Ntabwo Satani azagukenyura, ntabwo indwara z'ibyorezo zizagukenyura, ahubwo Uwiteka azakurwanirira. Ndagira ngo uzamure kwizera kwawe, mfatikanye nanjye dusenge. Dukureho imigambi y'ababisha, maze tugendane n'Imana, maze dukorane n'Imana mu izina rya Yesu. Mfite icyifuzo,
nyemerera dusenge, tugisengere, duhamagare Imana. Twabonye Imana ikiza abantu barwaye bimeze nabi, twabonye Imana ibohora abantu. Haleluya. Imana iravuga igakora. Nimba waravuganye n'Imana, tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Ariko mufite icyifuzo wandike muri komenti, turusheho gukomeza gusengana mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese, urera kandi urakiranuka, ni wowe ushoboye. Umwana bamaze kumva ijambo ryawe, bamaze kumva icyo ubashakaho, nyemerera ntabwo uzakora ibitangaza bapfuye, ahubwo twebwe abakiriho twebwe tuzazuka tukagushima, maze udukorere imirimo n'ibitangaza, maze urusheho kudushyigikira, maze urusheho kuturwanirira, maze urusheho kutwubaka, ineza n'urukundo rwawe bitugereho, kuko twizeye byose mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti yanjye rero, dushyigikira, usharinga abandi, maze dufatikanye no gusenga. Wandika commentaire, like, utarakora subscribe ku Irembo ry'Ijuru wabikora no kuri TikTok, hose turabakunda. Amen. Ciao ciao. Yesu abishimire.